kuko nyine kera nta gereveriya habaga ibiti by'intusi ariko hakabaho ibiti by'amapera. Amapera yo yaranimezaga ariko n'amavoka yaje vuba ndeba. Byavuye hese rwose tumbaze niba byaravuye mu bahanga, niba byaravuye ariko ntabwo biri na mbere ntabwo twageraga aho byaziye se byamaze iki? Aho byaziye byaradufashije, ariko uzi kugira ngo ufate akavoka ufate n'akajumba urishe cyangwa udushyimbo ushyire ku dushyimbo ni ingenzi, cyangwa waputetse agapate ugafata n'akavoka birafasha kandi bikanaryoha. Biba ari sawa cyane cyane. Nyine ngo ubutaka bwanyu bwashire mu Kivu? Oya, uno ntabwo bukijya mu Kivu kuko turi gutera ibiti kandi muri kudufasha no kutuzanira ibiti byo kudufasha tugatera bikazatugirira akamaro. Ibi cyageze se bushira mu Kivu? Kera amagereveriya atari yaza batari batera. Ubwo ni nka ryari tubwire tugeranyirize? Nka kera tuvuye nko guturuka muri 60 na kangahe 62 nka kabiri na nkiri muto ntago nabonaga ibiti bya gereveriya cyangwa nabonaga amavoka. Kuva icyo gihe muri za 60 kuzamura kugera muri 70 muri cyane cyane bese bije hafi muri 70 hafi nka muri 80 na 70 niho byatangiye kubona amavoka atangiye kuboneka. Tuza amavoka twajyaga tubona avoka unuyibonye yari voka imwe yari iriya kwa Muzungu Murama bagacaho voka wayirya ukumva ari nk'amavuta y'inka kuva ntiha agaciro. Ariko noneho buno turayiha agaciro. Voka ni ifasha aba niyo umuntu arwaye akagura akavoka kamufasha kugira voka kuyirisha umuneke ni ingenzi, voka kuyirisha ibishyimbo ni ingenzi byose. Ingemwe z'ibyo biti se ntago bizibahenda kuzibona? Izo ngemwe z'ibyo biti umuntu hari nubwo umuntu yifatiraga ibibuto agatera bikamera agatera, ariko noneho batangiye kuzana ino mishinga yo gutanga ibiti twagiye tubifata tugatera. Abaturage ibyo bababwiye ku butaka bwagiye busa n'ubushaje ndetse bugatemba bukajya mu Kivu, niko byabaga bimeze mu myaka yashize. Ariko muri iyi myaka mu by'ukuri aho abaturage batangiye gusobanukirwa cyane n'akamaro k'igiti, uyu munsi mwabonye ko dufite ubutaka bumeze neza, ndetse tunaboneraho n'umwanya wo gushima uyu munsi wa none nk'uko mwabibonye ibiti twateye mu mwaka washize mwagiye mubibona ko byatangiye gufata, ubutaka burafashwe neza nk'uko twifuza. Uyu munsi rero ibyo abandi bakwigira ku mushinga twabonye wa Terrafund cyangwa se Ospeka mu by'ukuri ni ingirakamaro, kuko urabibona ku muhanda, mugahagara ku muhanda ukabibona mu mirima y'abaturage ukabona impact y'umushinga. Ibiti byatangiye gukura mu buryo ubutaka dufite icyizere cy'uko buzatangira kubyazwa umusaruro butongeye gutemba ngo bujye mu Kivu. Mwaba mwarateye rimwe mukica inyoni ebyiri ko hari abaturage bavuga bati uretse no kuba birinda n'isuri nk'ibiti biribwa nabyo bigerageza kuba byafasha mu mirire, kongera imirire. Ibiti by'imbuto ziribwa mu by'ukuri nabyo barabibonye bifite nabyo akamaro ku baturage, kuko ibyo twateye yego ntibirakura ngo batangire basorome, kuko ni ibiti bya avoka ndetse n'amapera twarabiteye, ariko turizera ko mu myaka 2-3 iri imbere tuzaba dufite icyitwa imbuto muri uyu murenge wacu, bitewe n'ibyo mwabonye muri pepiniere n'ibindi twagiye dutera tuzagenda tubibona. Mu by'ukuri dufite icyizere rero ko hari icyo bizafasha ku muturage ibi biti nimara gufata neza. Icyo twe turi gusaba ubu ni uko abaturage babasha kubibungabunga neza. Umuturage niba abonye igiti kigaterwa mu murima we, haba hasigaye uruhare rwe nawe kugira ngo abigiremo uruhare, abirinde ibyonnyi, abirinde abana, abirinde igihuru, kugira ngo bitagenda ugasanga ntibikuze neza. Ibyo rero nibyo turi gusaba abaturage, kandi turakomeza kugira ngo twese dufatanye, ubuyobozi, umushinga n'umuturage, igiti tuzagitera kandi gikure neza. Uyu munsi wa none twavuga ko bidahagije, ntabwo bihagije mu by'ukuri. Ntabwo twavuga ko dufite ibyo bari basanzwe bafite mu mirima yabo by'amapera bagiye batera mu myaka yashize, ariko byarashaje. Ariko nk'ibiti nka voka ntabwo zari zihari. Uyu munsi wa none rero ziracyari mu tugari mu midugudu mikeya. Twifuza ko mu by'ukuri pepiniere nk'uko mwayibonye ubu dufite projet cyangwa se imishinga igera kuri 3 yose yaje kugira ngo ibashe kudufasha gutera ibiti, by'umwihariko ibiti by'imbuto. Ubu biri muri Kabihogo turabifite,
dufite umushinga uri muri Bushaka ndetse na Remera. Utwo tugari ko ari dutatu, uyu munsi turavuga ko nyuma y'imyaka nk'ibiri tuzaba dufite ibiti bihagije, hanyuma tugende twagurira no mu kagari ka Nkira umushinga utarageramo, ariko turizera ko nabo tuzagura umushinga ukageramo, bityo nabo bakabona imbuto. Ariko nanone hagati aho akagari kamwe kazibonye ku buryo buhagije, n'ubundi n'abandi baba babibonye bagerageza kuza kubona aho bahahira bakabibona, kuko koko nkuko mubivuga ibi imbuto byo ni nkeya cyane. Dufite amahoteli akeneye imbuto, akeneye kurya imbuto, abakerarugendo abo bose bakeneye imbuto. Ubwo rero tugomba kubyitaho kubera ko bifite isoko, ntabwo tuzabura isoko. Ahangaha dufite abakerarugendo batandukanye, ariko n'abaturage nabo bakeneye kubona imbuto. Ubwo rero tuza extending umushinga noneho ugere n'ahandi tutarabasha kugera kugira ngo tubashe kubona imbuto ziribwa. Murakoze. Nitwa Jean d'Amour Maniriho, ndi umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri organisation yitwa OSPK, ni NGO, umuryango udaharanira inyungu wa leta muri lokali hano mu Rwanda. Ni umuryango ugamije kurengera ibidukikije, dutera ibiti dusubiranya ibyanya byangiritse. Duterwa inkunga rero n'abaterankunga batandukanye muri urwo rugendo rwacu rwo kurengera ibidukikije n'imibereho myiza y'abaturage. Ariko kuri uyu munsi twaje muri kino gikorwa hamwe n'abafatanyabikorwa ba Terafund. Ni ikigo mpuzamahanga gitera inkunga imishinga iri lokali ishinzwe yita cyane ku kurengera ibidukikije. Muri uyu mushinga rero turi gukorera hano Iboneza, mu murenge wa Boneza mu kagari ka Remera. Umushinga ugamije gutera ibiti, tuzatera ibiti bigeze ku 375, turestoring cyangwa se tusubiranye ibyanya byangiritse bigeze kuri hegitari 300, aho tuzatera ibiti mu mirima y'abaturage, muri bya biti bivangwa n'imyaka, ndetse tukaba dufite n'umwihariko waho tuzatera ibiti mu cyanya cyihariye, mu ndimi z'amahanga babyita biodiversity sanctuary, aho tuzatera ibiti byihariye bya gakondo, ku buryo ki bizaba ari ibiti tuzajya tubonaho n'umusaruro uva ku biti gakondo bizaba bihari. Ni ikintu rero dushaka gushyiramo imbaraga cyane hano mu Boneza. Ikindi si ugutera ibiti gusa, tuzaba turi kwibandaho kuko dufitemo n'ibijyaniranye n'imibereho myiza y'abaturage, aho tuzafasha abaturage muri imibereho myiza yabo, dukora uturima tw'igikoni tugezweho, tuzanakora ubworozi bw'inzuki ndetse no kubumbira hamwe abaturage mu bimina kugira ngo babashe gukora ibyo bita saving, kugira ngo biteze imbere imibereho yabo ya buri munsi. Nk'umutekinisiye wenda mbere yo kugaruka ku cyo bizamarira abaturage, reka tugaruke kuri iyo biodiversity site cyangwa sector muri kuvuga mugiye kuzakora y'ibiti gakondo. Hari ibiti byinshi umuntu yavuga yuko byagiye bikendera, ndetse umuntu yabonye hari muri pepiniyeri. Kubera iki murimo kubigarura uyu munsi? No kuvuga uko iminsi igenda ishira, hari ibiti bimwe twari dufite bigenda bikendera, ukabona haraza ibindi biti mvamahanga. Nk'ubu ubona ko hari ibiti bya gereveriya cyane n'inturusu, ariko iyo urebye agaciro k'ibiti gakondo twari dufite na mbere hose, ntabwo ushobora kukageranya n'ibiti gakondo n'ibi biti mvamahanga biri kuza. Kubera ko byagiye bicika rero, twebwe nk'umushinga wacu turashaka kugarura urwo rusobe rw'ibinyabuzima, urwo rusobe rw'ibiti, kugira ngo dufatikanye n'abaturage ndetse n'abandi bantu batuye hano hafi, kugira ngo tugarure urusobe rw'ibinyabuzima muri kano gace, twibanda cyane kuri ibyo biti gakondo byahoze hano ariko bikaba bitagira, kugira ngo tugarure n'inyoni zitari zihari, tugarure n'utundi dusimba mu mibereho myiza ya muntu cyangwa mu mibereho myiza y'umuturage, bikomeze kuzamuka n'imibereho myiza y'umuturage yabo. Icyo cyanya kizaba kingana gute? Se muzashyiramo ibiti by'ubuhe bwoko n'ubwoko bungahe? Muri projet yacu dufite gutera ibiti 60% y'ibiti tuzatera zaba ari ibiti gakondo, kandi ibyo biti bizaba, abarumbaje icyanya uko kingana ni hegitari zigera kuri 75, tuzateraho ibyo biti byose. Hegitari 75 niho tuzatera ibyo biti gakondo bitandukanye. Ngira ngo wenda niba wagize kuri pepiniyeri wabibonye, dufite ubwoko bugera kuri 13 kuri ubu ngubu turimo gutubura. Ibyo biti byose rero niho tuzabitera. Si byose nibyo tuzatera muri agroforest cyangwa bya bindi bivangwa n'imyaka, ariko cyane tuzibanda kuri icyo cyanya kiri ku nkengero za Kivu, niho tuzatera cyane ibyo biti gakondo
kuri icyo cyanya cyacu. mwatwibutsa bimwe mu bwoko bw'ibyo biti 13 wenda dufitemo Podocarpus varicatus, dufitemo umuyove cyangwa se Ntandorofragma excelso, dufitemo Carapa grandiflora, dufitemo Myzopsis dufitemo. Nitwa Santuza Mukunda, nkorera programme yitwa Restore Local. Restore Local ni programme y'ikigo cyitwa World Resources Institute, gifite n'abandi bafatanyabikorwa barimo Via Foundation, Realize Impact, One Tree Planted. Tukaba turi programme ifasha imishinga itandukanye, cyane cyane imishinga iri lokale mu gusubiranya ubutaka bwangiritse. Impamvu rero turi hano uyu munsi, umushinga Uspeka ni umushinga umwe mu mishinga dutera inkunga, tubatera inkunga y'amafaranga ariko tukabatera n'inkunga yo kubafasha kubona ubumenyi bujyanye n'uburyo bashyira mu bikorwa uwo mushinga wabo. Ikintu rero cyatuzanye hano uyu munsi cyane cyane ni gahunda tugira yitwa peer to peer, imishinga bitandukanye tuba twarateye inkunga cyangwa dukorana umunsi ku wundi igira igihe cyo kuza kwigiranaho kugira ngo basaranganye ubumenyi, barebe ibibazo baba bafite iyo bari gukora implementation y'imishinga yabo, kandi cyane cyane noneho bungurane n'ubumenyi. Uyu munsi rero Uspeka nicyo kigo cyatwakiriye, twazanye n'indi mishinga ya hano mu Rwanda yose hamwe imishinga 15 yose izakora muri iki gice cy'Iburengerazuba. Twaje cyane cyane kwiga ku bijyanye n'uburyo batubura ibiti, uburyo babitera n'uburyo bakorana n'inzego z'ibanze n'abaturage mu gusubiranya ubutaka. Ikintu cy'umwihariko rero twasanze hano kuri njyewe cyane cyane nabonye ni uburyo pepiniere yabo imeze. Pepiniere yabo ikoze neza, irimo ibiti cyane cyane byinshi bya gakondo, irimo ibiti by'imbuto cyane cyane abaturage baba bakeneye. Ni pepiniere imeze neza, iri kuri standard igihugu cyifuza. Icyo ni kimwe. Ikindi kintu cya kabiri cy'umwihariko twabonye ni uburyo bakoresha cyangwa uburyo bakorana n'abaturage mu gusubiranya nyine ubutaka bwangiritse. Bakora mu bintu bita amabloke, baba bafite abantu, amatsinda y'abantu ari hamwe ari muri block, bagakorera hamwe, bagakorera planning hamwe, bagaterera ibiti hamwe, bakanabikurikirana mu buryo bumwe. So ni ikintu cyane cyane cy'umwihariko twabonye hano, kandi twibwira ko n'abandi batwe twazanye kwiga hano bagenda bakabijyana iwabo.